urumogi murarwumva uwababwiye ko rwamukirije cyangwa rwakirije umuryango we cyangwa rwakirije igihugu ninde ndabatumye umuntu uzanshakire just one person only one I don't want two uzanshakire umuntu umwe ushobora gutanga testimony akavuga ko byamukijije uwo muntu ni mumunzana azabanza mpembe wowe ibyo kumuhemba we simbizi wowe kuko azababeshya he should just end up in jail kuko azababeshya ariko still you make an effort mumunshakire yes I can put a bet on that ndamushakire umwe uzaza agatanga testimony agahagarara imbere y'abantu hano akababwira ati ibyo mujya mwumva abantu bamwe barakabya jewe dore aho anotangiriye dore uko nari imeze dore aho ngeze nirwo rwankirije nta kindi muzamunshakire please njye naramushatse naramubuze ntabwo twaba twarabonye igihugu ubundi turangiza twicarane nk'uko mwicaranye umwe yegamira undi tuganye ngo inzara iratwishe oya ubu kiba gisigaye ni ugukorera igihugu ku buryo gitera imbere be problem solvers buri gihe shakisha uko wakwishakamo igisubizo wihereho kandi wihereho ufite confidence mwakucere ibyo ushobora gutanga ibisubizo bikurimo nk'uko biba mu bandi kuki abandi baba babifite we ntubigire so that is the starting point you must be confident that you have the ability to find a solution or a part of a solution naho ugiye gusuka gihoro aho hari abantu babaho batyo bagahora complaining leta ntiduhe ibi no be part of government, be part of the private sector, be part of any institution that actually that being that part is your right. Uburenganzira bwawe. Ikitubuza umuvuduko wo gukomeza gutera imbere tukubaka u Rwanda rudukwiriye rudushimishije ni iki cyatubuza ni iki mwebwe muri aha abana bato cyabuza ni iki nta nzitizi n'imwe nta gihari ariko ntabwo bipfa kuboneka gusa ntabwo uzagira utya ugakora ubusa ukirirwa uganya ukirirwa utya buri mugoroba ukajya mu nzu ukifungirana ugasenga ntacyo uzavanamo pe na busa zero ibyo I am witness to those things. Mwebwe muri batonda ntimubizi njye ndabibabwira nk'uwabibayemo nk'uwabibonye ntabwo n'abandi benshi barabizi iki gihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda cyavuye kure kirimo ibice bitandukanye hari u Rwanda rwa mbere y'ubukoroni ndetse
uru Rwanda mbere y'umukoroni njye nibwira ko ruruta u Rwanda nyuma y'ubukoroni, aho ubukoroni bubereye. U Rwanda rwa mbere y'ubukoroni ruruta u Rwanda rwo mu bukoroni, kuko ubukoroni bwaraje buhindura abantu, biriya byose Bizimana yavugaga cyangwa abatugejejeho byinshi batugejejeho, umukobwa n'umuhungu, biriya byo gusakuza, byo kwivuga, byo guhiga, biriya byubaka abantu. Ubukoroni bwaraje burabisenya. Turabyemera, ibintu byiza nk'ibyo birabura, tujya mu bindi. Ibyabo baje kudukoroniza. Hanyuma rero ubukoroni nabwo bugira igihe cyabwo, burarangira, ariko burangira mu gice kimwe, buhindura isura, burakomeza, ariko bukomeza muri twe, bukomeza mu Banyarwanda. Abanyarwanda bakajya aho mukuriye, uko mungana, uko murabizi, mujya mubibona, amatariki runaka, kwizihiza independence, ubwigenge, tukabyina, ariko iyo usesenguye neza n'ibintu byinshi, no muri uko kwishima, muri uko kubyina n'iki, akenshi abantu bavuye kuko Abanyarwanda bishimaga, ukwishima bagushyiramo ubukoroni, ibyo bwabasigiye. Urumogi murarwumva? Uwababwiye ko rwamukijije cyangwa rwakijije umuryango we cyangwa rwakijije igihugu ninde? Ndabatumye muzanshakire just one person, only one, I don't want two. Muzanshakire umuntu umwe ushobora gutanga testimony akavuga ko byamukijije. Uwo muntu ni mumunzanira, azabanza mpembe wowe, ibyo kumuhemba we simbizi, uwo nguwo kuko azaba abeshya. He should just end up in jail, kuko azaba abeshya. Ariko still you make an effort mumunshakire. Yes, I can put a bet on that. Ngamushakire umwe uzaza agatanga testimony, agahagarara imbere y'abantu hano akavuga ati, ibyo mujya mwumva abantu bamwe barakabya, jyewe dore aho anutangiriye, dore uko nari imeze, dore aho ngeze, nirwo rwankijije, nta kindi. Muzamunshakire please. Njye naramushatse, naramubuze.